Ya ikaze bakunzi ba Memenyawe TV ndabasubije aho muri hose nkuko bisanzwe ngarutse ndi Mimi nje kubabwira ku kiganiro cy'ubutinganyi bukabije. Hano hanze ubutinganyi bumeze nabi ku bagabo no ku bagore. Abakobwa baratingana ubwabo, umwe akaba ari umugabo undi ari umugore kandi mu by'ukuri bose bahuje ibitsina. Abagabo nabo baratingana kandi mu by'ukuri ntago byemewe, nubwo bivugwa ko muri ADPR haba haramanitswe ibendera ry'ubutinganyi, ariko nyamara ndagira mbabwire ko ntago byemewe, nta nubwo u Rwanda ruzigera rwemera amarorerwa nk'ayo ngayo. Ni kuri Memenyawe TV rero ingaruka z'ubutinganyi bukabije buri kuvugwa hanze aha. Icyambere ntushobora kuryamana n'umukobwa mugenzi wawe ngo uzatekereze kuba waryamana n'umugabo, kubera ko icyo gihe uryamana n'umukobwa mugenzi wawe kuko abagabo baba baciye amazi, bikaba ari byo byitwa ubutinganyi. N'umugabo uryamana n'umugabo mugenzi we ntabwo ashobora gushyukirwa umukobwa, oya, aba yumva ibyishimo byiwe ari ukuryamana n'uwo mugabo mugenzi we, bagakora ibyo bakora byose, bagakora ibibashimisha muri make, kuko ntekereza ko ntago waryamana n'umuntu mutishimanye. Ubwo muri make kuryamana n'umugabo mugenzi wawe muri icyo gihe biragushimisha, kubera ko ntago wabikora ikintu utishimiye. Ariko muri make ni imyumvire bakura mu banyamahanga, nabo bagashaka gukora nk'ibyabo, bakibwira ko ari iterambere, kandi ntago ubutinganyi ari iterambere, ahubwo ni iteranyuma. Indwara nyinshi zigenda zaduka bitewe n'ubutinganyi, bitewe n'ibyo twita gusisa. Hari ama infection ashobora kuba yaza ku rurimi akakwangiza bitewe no gusisa. Ntekereza ko ntago wabura protection utakaza mu gihe urongorana mu kibuno. Umuntu urongorwa mu kibuno ashobora kurwara indwara itari nziza, nyine indwara yatuma ushobora kurwara, wenda ushobora kurwara fistule, ushobora kwangirika mu bundi buryo. Ntago mbisobanukiwe neza, ntago mfiteho ubumenyi buhagije, ariko njye nkurikije uko mbibona, nkurikije n'uko Imana yabiremye, ntago Imana yigeze ivuga ngo umugabo aryamane n'umugabo mugenzi we, ntago Imana yigeze ivuga ngo umugore aryamane n'umugore mugenzi we, ahubwo Imana yasinzirije Adamu imukuramo urubavu iruremamo umugore ari we Eva. Bavandimwe, tujye dukoresha, nitujya no gukora n'amakosa, tujye twibuka ko basi hari n'Imana yaturemye, tujye twibuka basi ko hari n'uwaduhanze akagira ibyo atugenera. Tureke kwigenera ibidakwiye ngo ni kugendana n'ibigezweho ngo ni viziyo. Reka ntago nemera neza ko viziyo ari ugukora ibintu bidakorwa. Ntago nemera neza ko viziyo ari ukwiyandarika ku mukobwa. Gute wambarira ubusa umukobwa mugenzi wawe? Ushobora kumwambarira ubusa mugiye guca imyeyo, yego ni umuco wa Kinyarwanda. Guca imyeyo ntago nabirwanyije ngo mwumve neza. Okay, nyine abana b'iki gihe ntabwo bakizi guca imyeyo ibyo ari byo. Mwamfasha nkabasobanurira guca imyeyo nk'abakobwa. Abakobwa bo muri iki gihe abenshi bataye umuco nk'ukibona umukobwa waciye imyeyo. Ubundi ni ukuvuga ngo guca imyeyo k'umukobwa ni ukwicara usutamye ukabumbura amaguru, hari utuntu tubiri ubona duto dufashe kuri rugongo, ukadukurura. Uko dukurura tugenda dukura, uko dukura nyine ukagenda ukomeza kudukurura, ukegera bagenzi bawe mugafatanya. Ibyo ngibyo nibyo twita guca imyeyo mu muco wa Kinyarwanda. Ariko abakobwa b'iki gihe ntabwo baduca imyeyo, kubera ko ntabwo bakibona umwanya, bagendana n'ibigezweho, ntibakibona umwanya wo kwicara ngo baganire n'abandi bantu bakuru, babagire inama, babaganirize. Ahubwo bo bibwira ko ibyo bakoze ari ibyo bya nyabyo, akumva ko nataryamana n'umukobwa mugenzi we ari we atateye imbere. Umuhungu akumva ko natambara pocket ngo agende aryamane n'abandi bahungu abe yateye imbere, ahubwo akaba akumva ko yaba yasigajwe inyuma. Ntago ariko biri. Ni ukuri, buriya ntureba kuryamana n'umugabo mugenzi wawe no kwikinisha ni ibintu bijya guhura kandi byose biteza ingaruka. Wari uzi ko umuntu wikinisha, yaba umugore cyangwa umugabo, atajya aryamana n'undi muntu bigende neza? Umugabo wikinisha arangiza vuba, umugabo wikinisha ashobora kuba ikiremba. Umugore wikinisha nta bushake agira ubushake buke. Ujya kuryamana n'umugabo kumva ntabwo umushaka, yanakurongora ukumva ntakugereza aho ushaka, yanakunyaza ukumva ntabwo uri burangize, wanarangiza ukarangiza vuba, cyangwa se ntunarangiza ugakatiramo hagati. Iyo niyo ngaruka yo kwikinisha. Kwikinisha ni indwara ivurwa igakira.
mu gihe ubikurikiranye ukegera abaganga babishinzwe ukiyitaho ukanywa imiti neza ugakurikirana gahunda za muganga kwikinisha birakira. Rero njyewe nagiraga inama urubyiruko hanini kuko nta bantu bakuze bajya mu bintu by'ubutinganyi. Mwa rubyiruko mwe mureke twubake ejo hazaza hacu, turacyari bato, turacyakeneye gutera imbere. Ikintu cy'ubutinganyi tukihorere, ikintu cyo kwikinisha tugicikeho burundu, n'uwo byabayeho agane muganga amufashe neza amukurikirane kandi abashe gukira. Ariko ibintu by'ubutinganyi mu rubyiruko rw'u Rwanda tubicikeho ndetse n'abanyamahanga babasha kumva ikinyarwanda. Ntabwo mvuga abari mu Rwanda gusa, ushobora kuba uri hanze y'igihugu ariko ubasha kumva ururimi mvuga. Nshuti yanjye, kwikinisha ntabwo ari byiza. Nujya no kubikora ujye utekereza ngo Mimi yarambwiye ngo ntabwo ari byiza kandi nzagira ingaruka. No gusisa ntabwo ari byiza. Ntabwo Imana yaremyeho igitsina kigomba kwinjira. Sinzi impamvu wowe ugomba kugishyira mu kanwa. Sinzi impamvu wowe utekereza gushyira igitsina cyawe mu kanwa ka Imana yaguhaye ko kuriramo, ko kuvugiramo, warangiza ukajya gushyira igitsina mu kanwa. Ntabwo ari byiza pe, ntabwo ari byiza, tubicikeho. Rubyiruko rero nshuti zanjye, ndabakunda cyane rwose. Aho mugejeje munshyigikira, abapapa, abamama, urubyiruko mwese, aho ngeze mpagejejwe namwe inkunga ikomeye cyane. Ndabashimira kandi ndabakunda. Ndacyari nyuma umukobwa wanyu, ntago ndahinduka, nta nubwo nzigera mpinduka. Ndi kumwe namwe 100%. Ni njye wanyu ubakurikirana. Ndi kubategurira ikiganiro kiryoshye, ndi kubategurira ikiganiro gitwika cyerekeranye mu bijyanye no kubaka urugo rugakomera. Nicyo kiganiro ubutaha nzazana, nicyo ndi kubategurira neza. Ndacyari ku editinga, ntabwo ndakirangiza, ariko ndababwiza ukuri kizaba gitwika. Muzaba mwirebera hazashya. Ni kuri Mimi Nyawe TV. Bye bye, ciao ciao.